ukurikije Bibiliya utagabanya cyangwa ngo wongere ibyawe abikora rwose. Icya gatatu, ukurikije ijambo ry'Imana ritubwira urukundo. Intama z'Imana uzazikunda cyo kimwe udashingiye ku masano y'amaraso y'umubiri cyangwa kwita ku zindi nyungu zawe. Bwana siwe. Ese ko turumva yemwe? Tuje kucyakane. Uremeza imbere y'Imana n'itorero ryawe yuko inshingano uhabwa uzazikora neza wirinda amacakubiri n'ikintu cyose cyateza umurimo w'Imana amagawa. Zabikora. Cyongeyeho wemereye imbere y'Imana yuko uzasengera itorero ndetse ugasura n'intama mu bibazo bitandukanye. Uzasenga gatatu. Nimebahanya kurekursa kusibana siwe. Nini tukubaze? Uremera imbere y'itorero n'imbere y'Imana yuko uzaganukira ubuyobozi bw'itorero no gutuma gukora umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Uzabagandukira. Uzemera kwitabira inama ku gihe gikwiriye no kwitabira inama zitunguranye kuko kubaha umurimo w'Imana. Yego. Icyanyuma cyo kurahira. Gahunda ngenderwaho y'itorero ku bijyanye n'amateraniro n'ibiterane uremera yuko uzazubahiriza. Tunaweza tunapiga makofi. Sema da. Nawe nakubasa. Ni Bwana siwe. Amen. Ibi uyu mutwara wavuze ubishare kigoye muri kumuhamagaro murafatikanyije. Uremera yuko ibi bintu avuze azabikora hamwe n'Imana uzabimufashamo. Imana ishimwe cyane. Mwese microphone cyangwa utange ni microphone yavuga neza sinzimba ntabwo uvuga numve ugiye kurahira rero aguheze Bibiliya wizamure mu kuboko kwawe kw'iburyo izamura ufite gutya fata na microphone hano
asiwe. Ugiye kurahirira ibyo byose. Jewe urasubira kuzovuga. Jewe none reka dutangire. Bwana asiwe. Agiye gusubira kuvuga ngo jewe yamwita jewe amwita shingiye ku muhamagaro w'Imana urimo, shingiye ku muhamagaro w'Imana urimo, n'icyizere itorero muri yaryangiriye, icyizere itorero ryamuragambiriye, mpamirije imbere y'abakozi b'Imana n'itorero ryose, mpamirije imbere y'abakozi b'Imana n'itorero ryose, yuko ibyo nemeye byose nzabikora, kuko ibyo nemeye byose nzabikora, kandi ntazoba ikigwari bwo guteza itorero ry'Imana imbere. sizaba ikigwari cy'itorero ry'Imana. Imana izabikora. Bwana asifiwe. Rero reka dusabe badiyakoni batuzanire aho baja gupfukama, saragutira turindira akabesi kamwe wifuza kazamure. Nyuma yaho abakozi b'Imana pastor muri hano uje gutambuka hano kugira ngo tuje kumusabira umugisha. Karibu muzi. Uzaniza microphone. Reka tuje gusenga twese, turaja gusozerezwa na Bishop Filemon mwakirira nabo. Bwana asifiwe. Adusenge. Uwiteka Mana tuzamure icyubahiro. Uri Imana ihamagara ubushatsi, uri Imana iri inyuma n'imbere y'ibihe, tukoze kuva kera isi itararemwa. Turambuye ibiganza Yesu Kristo ku mugaragu wawe data kuri uyu munsi. Wemeye kwikorera umutwaro uremereye wo kumwungeri Yesu Kristo. Tumwifuriza umwuka wawe w'ubwenge, tumwifuriza guhora mu ijambo ryawe, tumwifuriza kugusenga mu buryo bw'umwuka, tumwifuriza kwirinda ibibi ibyo ari byo byose, tumwifuriza imbaraga data wera zo gukora ubushake bwawe Mana, atanyeganyezwa agacika intege mu izina ryawe Yesu Kristo. Turabizi yuko data wera hari amasega, hari intambara, hari ibigoyi, hari imisozi, ariko ibyo byose data wera uri bushoboze ngo data mwambike imbaraga data wera kubane nabo mu izina ryawe Yesu Kristo. Turabigusabye data kandi turakwemeye kubikora. Mana nyiribihe, uri Imana izi zose, wamenye aho yavukiye n'aho yakuriye, wamenye aho yahamagariwe gukizwa akakira agakiza. Mana wagendanye nawe, wari uzi yuko uyu munsi muri uku kwezi aya matariki azaba apfukamye hano mu rusengero rwa Moriya no ku musozi wa Gasarani, kandi wari uzi yuko n'aba bashumba bazaba bamugose bamusabira umuhamagaro we wamuhamagaye. Tumusabiye imbaraga z'umwuka muri ibi ngibi ahamije imbere y'abahamya bangana bati,
uzamuyobore Mana, uzamusha imbere, kuko wabanye na Mose umugaragu wawe, ariko uzamurangaza imbere. Azakubona imbere, azakubona iburyo n'ibumoso. Mana uzamwigishe, uzamuhe kukwegera gutaha, uzamwereke guhagarara neza mu muhamagaro. Mu izina ryawe Yesu, ibingibi ahamije ariko uzabimufashamo. Azabera ibitorero umugisha, azabera ibitorero ibyishimo n'umunezero, azabisabira ijoro n'amanywa, kandi nawe Mana uzagendane nawe. Umufasha wiwe abihamije ko azabimufashamo. Muri imbaraga zikomeye zo kuzamufasha muri uyu muhamagaro ukomeye, kugira agasoze icyo umuhamagariye gukora. Mana, ijambo ryawe riramutahiza naza, ari wowe nyir'umurimo, uzamuhembera icyo azagukorera. Mana data we, wishimiye uyu munsi, uwo munsi utazibagirana mu mateka ye, uwo munsi utazibagirana mu buzima bwe, uwo munsi azaza aganira n'umuryango wiwe amanywa na nijoro, abibutsa icyo Imana yabahamagariye gukora. Uri Imana igira neza Mana, ngavubane nawe, umwigishe, umwiyereke, umugendeshe muri uru rugenzi. Urakoze Mana, zose turabiguha, imeze neza. Turacyasenga andi masengesho, turacyasenga abantu babiri tubisengera. Reka dusabe abana be bose baze bahagarare, abana be b'imyitozo baze bahagarare hamwe, umuryango wiwe, abahungu biwe, abakazana biwe, ese igipande hamwe. Bwana asiwe. Nanone reka dusabe Pasiteri Robert, urabanza usengere uyu mudamu. Bwana asiwe. Sengera uyu mudamu kugira ngo azafate inyuma y'umugabo, kugira ngo azamushoboze. Bwana asiwe. Nyuma yaho nanone turaza gusaba Bishop Filemon, bana we barakuza n'ubose bapfukama. Bwana asiwe. Bwana asiwe. Se dukoze ibyo batazakora, nta n'ibitera uriya mudamu atamufashe inyuma zabagora muri. Icya kabiri, aba bana biwe bose batamubaye hafi, tambara zoba kandi bikagora, ariko nabo turabasaba umugisha wo kugira ngo bazagandukire ababyeyi bikorwa bikomeza. Mana data wa twese uri mu ijuru, urabona biteka Mana mu kwizerwa ukwiringirwa, urakoze papa, guhamagara abawe kugira ngo bagukorere ibyo ushaka. shimwe ryawe Igihe nicyo gihe ubahamagaye kugira ngo bagukorere. urakoze Mana y'ukwizera. Uyu mufasha umugaragu wawe Amoni, Mwami tumuzanye mu biganza byawe, Yesu Kristo, tumushize muri wowe mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwandika imbaraga z'umwuka wera, umwuka wera mushoboze, ntabwo kumufasha busanzwe gusa, ahubwo amufashe mu murimo wawe. Muhamagare mugendi, umwongerere imbaraga z'umwuka wera, umusiga amavuta y'umwuka wera, kugira ngo ashobore kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi imirimo bagomba gukora bayikorana umwete, kandi bahuje bari umuntu umwe muri wowe. Bagire neza, bahe guhuza umutima, babifashije mu mwuka wera n'ijambo ryawe. Barinde Satani n'abadayimoni, ahubwo umwuka wawe bayobore kuvuga nijoro. Kandi Mwami Yesu Kristo amaze kubafasha no kubihanganisha kuzagaragaza kuri wa munsi uzahamagara bagukorera ukabahemba muri wa munsi mwiza. Urakoze kubagirira neza kandi ukabafasha. Ubwiza bwawe twitire imbaraga zawe zirogote, ijambo ryawe rihorane nabo. Ndagushima ko kuzumvise kandi ukoze Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wigere hino tukamiyamo. Aba nabo ni
mwari w'abagufi. Iyo hari ibihengame mu muryango, abana batakijijwe, abana batazi Imana, abana bataganukira ababyeyi, biza bigora gukora. Ariko reka tubasabire kugira ngo bazaganukire umubyeyi mukuru na mama wabo umurimo, kugira ngo umurimo w'Imana uzabashe kugenda neza. Bwana asifiwe. Urakoze Mana yo mu ijuru, Haleluya. urabizi neza gukunda umuntu, Asante. urabizi neza ku nshingano waje umukozi wawe, biramutse bitagenze neza tubona ibyashoboka. Ariko icyo tuzi ntabwo ujya kuzamuka avuga abigishwa bawe basigiye amahoro atandukanye kure n'ay'abisi batanu. Amahoro agomba kubera mu rugo, amahoro agomba kubanziriza mu rugo. Wabwiye abigishwa ugeze mu butumwa uhere i Yerusalemu, i Yudeya ndetse n'ahandi hose mwami. Mana tubasabiye ubufatanye, tubasabiye ubusutane no kuri ijambo ryawe. Niko wabwiye Iburahimu, aravuga ngo Iburahimu uzakugurisha ndetse n'abazagukomokaho bose uzabagurisha. Data wo mu ijuru, ndagira mu nshingano uhaye umukozi wawe, ureke n'abana bawukwiyumvemo, abana bayimufashemo ndetse n'abandi bose bamukomokaho. Abizi ko kuri Imana izikora, kandi buri wese ukuzi mu izina rye, kandi buri wese amumenye impano. Ureke izo mpano zizamuka, ureke izo mpano zirebeke, ureke icyiza kuba mu rugo rwawe wacu. Awushyizemo kuri Imana yumva, kandi kuri Imana ibikora. Mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe mu myanya yanyu. Abongere mwihagaze aha ngaha. Badiyakoni mwatufasha mukabanaho. Mwenga bahagarara hano inyuma gatoya. Bwana asifiwe. Tuweze kuini intambwe no kumuzika. Bwana asifiwe. Wemere kuba igikoresho cy'Imana uyu munsi. Wujuje indahiro zose. Hari umuririmbyi warenze ngo nimba imfungwa n'abakozi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kifungo cha mpendo agiye kukigeraho rero. Bwana asifiwe. Reka tusabire Bwana kutwandikire iyo korona neza rwose.
Bwana asifiwe. Tugiye kubaha certificate y'itorero, ariko ndasaba pastori pastori Adrien Alexis Agati Mozihani Davis certificate. Pastori muze tubaha twese tubikore. Certificate dutanze ntabwo ari iya leta, kuko ariko ni itorero mu buryo ushobora kwibuka mu mateka yiwe kugira ngo ntakibagirwe uyu munsi. Ndabibike neza iteka ryose tukubitaho aho wibuke uzibuka uyu munsi. Bwana asifiwe. Ikindi mu nyigisho turabasezerera kubona dusabira abana, tugasabira n'umudamu wiwe, ntabwo twabasabiye kubashumba, ariko twabasabiye ubufatanye. Bwana asifiwe. Kuko mu muryango wibutse Eli kubera ko abana be bamunaniye mu murimo, byatumye ibintu bimugendera nabi. Niyo mpamvu Bibiliya izitubwira ngo umwunge aba afite n'abana bumvira. Nubwo bitugora muri kino gihe, bikatugora cyane, ariko abana b'umwungere baba bakunze kuba ari abana bumvira kandi bazima. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu tubikora, tubasabira umugisha kuri uriya munsi. Inshingano baba bahawe baba ari inshingano zikomeye. Nigeze mbona Bujumbura, ngiye gusoza, twabanaga mu gipangu kimwe umukozi w'Imana Dawudi Mutanga. Noneho igihe kimwe haza umushumba parika imodoka iruhande rw'inzu, aramubwira ngo naje musengere. Imana yampaye abana b'abahungu babiri, abarundi babyara abana bake. Ni umutunzi, mfite imodoka, mfite ibintu byinshi, ariko ndi kugenda nkena kubera abo bana. Imodoka ya mbere narayiguze, ari yanje, ariko kubera imbaraga bashiraho bamaze kuba abasore, bakankubita gisa bahereza kontake. Imana impeza amafaranga agasubira ku yindi, batayayindi bamaze kuyica. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo barangoye. Iyi modoka ni yanje, iyabura y'ukuri. Musengere mukozi w'Imana. Ni ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye. Abana muza musabira ababyeyi bari mu rugo w'Imana. Bwana asifiwe. Ko kwiza kugira ngo twese dufatanye. Rero turashima Imana. Turangiza, kazamure ukuboko kwa Moni wera kuri uyu munsi. Bwana asifiwe. Uyu munsi wa none hari abungeri bari hano bavuye mu matorero atandukanye, hari abatumirwa, hari abakristo bahasengeye bavuye hirya no hino. Mu izina ryanje bwite umuyobozi w'itorero rya Moriya n'ububasha nahawe n'iryo torero ukoreramo, hamwe n'izina ry'Imana ntibinemerera, batangarije ku mugaragaro yuko uyu munsi Amoni yakora umurimo w'evangeliste, ariko ntitumukuraho ngo ntakabutumwa
nzavuga ubutumwa nabivuga nabisaba akagenda hirya no hino, ariko guhera uyu munsi wa none ni umupasitori. Mana data none kuzamura icyubahiro. Uyu ni umugambi wawe, ubu ni ubushake bwawe. Kubona uyu mugambi twarawugambiriye ukaba utugejejeho, kandi data tukaba twabanye n'abungeri bangana gutya batubereye umugisha, abo tugiranye iminsi baduhugura, n'abandi Yesu Kristo bateranye none, n'abakristo bose, itorero ryose ukaba uritugejejeho. Mana ushimwe uhimbaze, amasengesho bagusabire abe mu mutima no mu bwenge, kugira ngo uzabukoreshe ubushake bwawe. Urakoze, icyubahiro cyawe. Amen. Murakoze cyane. Nanone abantu barimo batanga gifti gahunda bwije, reka sabe abadiyakoni mu bwitonzi bwose twateguye soda kugira ngo tubashe kwisangira kubera igikorwa cyiza, kubera seremoni turimo. Ndagira ngo basabe gutanga soda mwiheza abantu kandi turimo dutanga na gifti. Murakoze cyane famiye PC, mushobora kwicara. Reka sabe abana ba muzehe mutambukirana imbere. Abana ba muzehe nimutambukirana mutange gifti. Saba abadiyakoni mukomeze mutange iyo soda tuyisangire kubw'igikorwa cyiza turimo. Abana ba muzehe batinze, bari mu kazi merewe ahe bari mu kazi nimuwaze muzehe mwege mutange gifti. Abandi badiyakoni baratanga soda. Abana bamuzehe bagifti ataraba hafi ushobora kwiyicarira. Reka sabe umukazana we Kanyura natambukirana we, umukazana we Kanyura nawe ntabwo araba hafi. Reka sabe Pastor Claude natambuka imbere atange gifti. Rakado yabuze wa Pastor Claude Manuel rakado yabuze. Familia Pastor Claude ushobora gutanga impano yanyu. Ndabizi neza kuko muzehe Pastor yanyu nziza, mwagize neza kubera kuzirikana iki gikorwa, mukaba mwaje kugira ngo tubashe kwizihiza umunsi. Imana y'umugisha umugisha. Familia muzehe abona bahageze, ushobora gutanga impano. Abana biwe mutange gifti. Abana ba muzehe barambwiye ko ari umwuzukuru wa muzehe ushaka guheza sekuru impano. Ntabwo ari Nyakanyura, ahubwo ni umwuzukuru wiwe ushaka gutanga impano. Ndetse na Sara, umwuzukuru wiwe Sara nawe arashaka gutanga impano. Muheze Sara impano yiwe. Abuzukuru bagize neza, Imana y'ijuru bagize neza rwose. Abuzukuru bagize neza. Reka tuweze umwuzukuru wiwe Sara nawe atange impano yateguriye. Mukamyi impano yafungiye sekuru arihe Mukamyi, ayafungiye se wabo Mukamyi. Wagize neza Mukamyi kubwo Mukamyi. Imana y'ijuru umugisha yafungiye impano ise wabo. Imana y'ijuru umugisha. Reka dusabe abaturanyi bamuze nibaze hano. Yari abagabo batanu bari bafite imfura mu kiganza cyabo. Noneho umunsi bakatubwira ati ariko abana banjye asa n'utukabuye mu bice bibiri. Ubwo namwe murabona ari papa wa Reza hariya
aravuga ati abana banje afatamwo abana batatu abari bagira babandi yigisha politiki atoza bavuga twangurira n'abandi twangurana n'abazungu hazi igitero hazi ikibazo haza leta agahamagara muri ba bantu rero bafata muri umuntu nawe arigeze bakazoro hariya amuhuza n'umugabo na se wa Manuel abashira mu kandi gatebo ati bariyabo nabo kuja mu nzu yo gusenga inzu y'amahoro twebwe twakira abana babwira abantu gutera umupira nyine ariko Imana yari ifite icyo ishaka kugera ni ukuri pe shima Imana kuri inshingano bazahawe hariya ni ukuri Imana y'umugeni ntabwo ikibazo barabimbwiye bitekerezaho pe telefone hagati nigeze mu telefona ariko nabitekerejeho ese asengeye umusaza genda abasore babandi bashoboye imigeri ariko burya Imana ifite uko yahamagara kandi nabo bazasengera ubutaha ni ukuri kuba Imana nubwo atari pasitori wa Nyamuniga sabe pasiteri wa Muheto sabe pasiteri w'Abapfizi akaba pasitori gusa w'Imana Imana yo mu ijuru igukomeza ndogera nshimira cyane pastor Ubert hari n'umwana Genaris koko n'ukumve n'ukuri bamureze abako ndagufata irembo ubangarije bakunyidagira udakufata irembo iriya hirya hada mu kigonga sabuku nari umusore nyine bafata umuntu w'umusaza w'umugenda ejo ngeze ahangaha nsanga pastor Ubert arimo arabwiriza ndishima pe ijambo ry'Imana nariyumvise kuko ari iry'Imana ndongera mbyumva ko ryavuzwe n'umuntu uzi neza amateka yiwe yose ndagushimiye cyane ndashimira Reverend Hadi wariganye abantu bazabigana bose ariko mukagira n'inshuti mbese ni umuntu twabanye mu buryo bwacu bwa bundi bwo gushwagana bw'abasore bwa bundi bwo gutwara amagare bwa bundi bwo gukina bwa bundi bwo kugira gute ni inshuti yanjye magare kuba rero arambagije akabona ko hano ubundi kuvuga kw'Imana ni ukuri ntabwo wibeshe kandi ko ni ukuri pe uyu mugabo nzagira menshi aho uzamutuma ndabizi azamuha imbaraga zo kundana z'umubiri ariko ndabizi ko azaganira icyo kimuziho aho uzamutuma azagenda ibyo uzamubwira byose azabikora kuba rero uyu munsi wa none bamusengeye ababaye pasitoro hari urubanza tutagufasha bose ukumva pe hari urubanza tutagufasha iyo biri ibindi twarakugufasha ariko ushyira mu makofi n'ibindi twagufasha ariko biriya by'umwuka bisaba umuntu wenyine ku giti cye Imana rero igikomeza Imana itugirire neza hanyuma igatanga impano yacu ariko hari n'abafisi yabo nabo baza gutanga impano yabo umwanya wabo utanga impano yabo yego murakoze cyane famiye nyamugire Imana y'umugisha ubwo gutangira impano neza reka nanone basabe famiye Muheto y'Abaheto nibatangurira imbere nta kuvuga kuko lisite dufite ndende nta kuvuga tanga gifti yawe ugize neza rwose Imana y'umugisha umugisha niba ufotore neza rwose famiye ya Muheto itanga gifti yanyu famiye ya Muheto itanga gifti yanyu mugize neza rwose Madame Pastor Ukora tanga gifti abagore reka bave barangize abadamu bahita gutambuka hano namwe gutanga gifti abagabo bahita bicare abadamu bahita batanga gifti abadamu bahita batanga gifti mwagize neza rwose Imana y'umugisha ubahereze umugisha ushobora kwicara kandi ndabasaba kugira ngo mwihangane rwose mwihangane haracyari ibikorwa byinshi reka sabe famiye ya Mfizi mutange gifti yanyu famiye Mfizi bafite gifti famiye Mfizi
mutange gifti. Famiye y'abapizi mutange gifti rwose. Famiye y'abapizi batse neza rwose, Imana yongerera umugisha kubwo gutanga impano. Y'abagize ishuri rya muri ndabona perezida hari reka babicobe. abanyamasengesho mutambuke mwese uzi wese ko ari umunyamasengesho atambukira imbere ndabibasabye kuko ni umunsi mukuru n'abavugabutumwa bose abanyamasengesho n'abavugabutumwa bose batambukira imbere mubanguke nk'abasengesho tudatinze dushimira Imana kubwa pasiteri mushasha duhawe uyu munsi wa none mu banyamasengesho cyane cyane reka ariho mpera Imana yatugiriye icyizere mu banyamasengesho harimo umuyobozi w'abamama ni ukuvuga ngo umuyobozi w'abamama bose muri hano muri ni umunyamasengesho Imana ihabicyubahiro umuperezida wa diakoni ni umunyamasengesho umuyobozi wa evangeliste ni umunyamasengesho umuyobozi w'abagabo uwungirisha abagabo ni umunyamasengesho none mu banyamasengesho havuyemo pasiteri bose turabishimiye kandi turishimiye rero mu ijambo twakubwira mwe umushumba wacu Imana yaduhaye uyu munsi wa none kandi uzatuba hafi tukaruka abashumba benshi bahabwa inshingano bamara bakareka gusenga ukende niba wasengaga rimwe wanasigaye hari kurya wavuze aba ariko uzabikora amavuta yose azamuka biciye mu gusenga biciye no gusoma ijambo ry'Imana rero reka impano yacu yigire hafi kugira ngo tubashe kuyimuha iki ni ikimenyetso y'impano y'abanyamasengesho n'abavugabutumwa tubashe kubishikiriza uzahore uyitwibukiraho twese kandi Imana ishoboza muri izo nshingano urakoze. Abanyamasengesho Imana yamujureze umugisha reka sabe abadamu b'itorero rya Golgotha bite mutambuka mutandukanye hano hari impano nyinshi nimunemerera mureke kuvuga. abagenda kubatambuka kandi wese mutambuka dushaka guhagarara hano hasi dushima Imana yatugiriye neza kugera kuri uyu munsi Imana yamugura abasura itunejeje cyane ni uko abayobozi bacu ari abantu bakuze yego nubwo hazoza abandi batoya ariko bazobona aho bahagararira babone n'ababahugura babone n'ababatoza umurimo dushimye Imana kugera kuri uyu munsi ni umunsi mwiza ni umunsi w'ibyishimo ni umunsi mukuru kongera kandi kuba kuri uyu munsi wabuze ahabwa inshingano cyane dushimye Imana kuko itorero rya Moriya ryasaye kuri uyu munsi Imana y'umujuru w'ishimwe duhagaze hano turi abamama n'abandi bicaye bari ababyeyi ariko twese twashatse kugira ngo dufatikanye kwishima dushimiye ababyeyi bihangane abageze kuri uyu munsi Imana imuhe umugisha kandi Murakoze cyane ni mu bakokore bakokore rwose bazi neza ababikora Moriya cyane Imana yamujureze umugisha kandi mwabikoze neza mwazabariye rwose nk'abantu bishimye. Rero reka nsabe abo kwa sebukwe wamuze pasiteri nibatambuke namwe kwa sebukwe muhite mutanga impano mubuga abo nabo kwa sebukwe wamuzehe pasiteri murakoze cyane mwagize neza Imana yamujureze umugisha rwose
kubwo kuzirikana tumwitaho. Mana y'umujuru w'Imana, murakoze cyane, mushobora kwicara. Reka nsabe abo mu Rwanda wo mu Kamono batambukira imbere kandi gift yabo ni gift gusa mu masaha yagiye rwose. Abanyarwanda rero batahaguruka kugira bitandukanye. Turashima Imana rero kuko muzehe yahawe ishobora pasiteri. Imana ishimwe cyane, yarasaga umukozi uva ku ibura ry'amakamano, ni umuhanuzi ukomeye. Rero turashima Imana y'ibintu kuko n'amakamano afunzwe ubutane. Murakoze cyane abo mu Rwanda mu Kamono. Sema mbere yuko atabakugira banditse neza rwose,